Olisa ni kamwe mu duce duherereye mu burasirazuba bw'Ubuhinde. Aka gace kakaba gatuyemo abaturage bitwa Aba-Oli. Aba-Oli ni abaturage babonekamo imico myinshi bagiye basigirwa n'abakurambere babo, ariko muri aka gace nanone k'Aba-Oli kakaba ari agace kabarizwamo insengero nyinshi cyane. Uwitwa Jitumunda ni umusaza w'imyaka 52 y'amavuko, akaba yarakoze amana atazibagirana ayakoreye muri aka gace kitwa Olisa. Tariki 27 z'ukwezi kwa kane hari kuwa mbere nibwo uyu musaza yerekeje kuri banki yitwa Olisa Graham Bank. Ntiyari afite briefcase cyangwa agatabo ka banki, ahubwo yari afite umufuka ushaje. Muri uwo mufuka yari afitemo skeleton cyangwa se ibyo twakwita ibice by'umubiri wa mushiki we wari warashyinguwe mu mezi 3 ashize. Byagenze gute rero? Kubera iki uyu musaza yataburuye umubiri wa mushiki we akawujyana kuri banki? Ubundi byatangiye mu kwezi kwa mbere ubwo mushiki we yitabaga Imana. Mushiki we mbere yuko yitaba Imana yari afite konti yabikaga amafaranga muri banki. Iyo konti ikaba yari iriho amafaranga angana n'amarupi 19,400. Nuyashyira mu madolari urasanga ari amadolari 208 n'amasenti 55. Aya mafaranga ashobora kuba ari make nk'amadolari 200 gusa, ariko kuri Jitu n'umuryango we yari nk'amazi yo kunywa, yari amafaranga yo kugura ibiribwa, ayo kwishyura imyenda, mbese ni amafaranga afite agaciro gakomeye mu buzima bwabo. Uyu musaza Jitumunda yavuze ko yagiye kuri banki inshuro nyinshi abasaba amafaranga mushiki we yasize abikije muri iyo banki. Muri uko kujyayo inshuro nyinshi banki yamusabaga ibihamya, maze akababwira ko mushiki we yapfuye mu mezi 3 ashize, ariko banki igakomeza kumubwira ko bakeneye ko mushiki we ari we ugomba kwiyizira kugira ngo yemeze ko ayo mafaranga agomba guhabwa Jitu ndetse n'umuryango we. Mu magambo ye yagize ati, barambwiraga ngo nzane nyiri konti. Umuyobozi w'ishami ry'iyi banki mu kwiregura yaje kuvuga ko Jitu yababwiye ko mushiki we yabaye paralize, ariko ku musaza nk'uyu utazi gusoma ndetse no kwandika wasabwaga urusobe rw'impapuro zisaba kuzungura n'izindi nyandiko za gihanga, byasaga n'urwenya rubi cyangwa agasuzuguro. Yaje gufata umwanzuro kujya gushaka imva ya mushiki we, maze arayitaburura ayizana nk'ikimenyetso simusiga kigaragaza ko mushiki we atakibarizwa mu isi y'abazima. Muri icyo gihe yafashe ibice by'umubiri wa mushiki we byari bisigaye, maze abishyira mu mufuka ushaje ashyira ku bitugu, ubundi azana kuri banki. Sa n'utekereza ishusho y'ibyabereye kuri banki muri ako kanya. Umurongo munini w'abantu bategereje kubona serivisi. Jitu akaba yinjiye muri uwo muvundo agatereka umufuka hasi, maze akawufungura. Umunuko n'isura byari muri uwo mufuka byateye ubwoba buri muntu wese wari hafi aho. Mu by'ukuri uyu musaza ntabwo yabikoze abigambiriye cyangwa agamije ubugome, yabitewe n'intekerezo zibabaje ariko zumvikana nk'umuntu utarize, utazi gusoma ndetse no kwandika. Akimara gutereka uwo mufuka urimo umubiri wa mushiki we hasi muri banki, yahise abaza abakozi ba banki ikibazo gikomeye. Yababajije ati, niba mutemera amagambo yanjye, nibura muremera ibyo amaso yanyu areba? Abakozi ba banki bose bahise bakubitwa n'inkuba, maze bahamagara polisi vuba vuba. Igihe amafoto yakwirakwiraga ku mbuga nkoranyambaga, icyo gihe n'inkuru yageze mu murwa mukuru. Ibyitwaga ibidashoboka byahise biba ibintu byoroshye mu kanya nk'ako guhumbya. Mu masaha atageze kuri 28 icyemezo cy'urupfu cya mushiki we cyari cyamaze gusohoka. Inyandiko zemeza abazungura zahise zisinywa, y'amafaranga 19,400 ahita ashyikirizwa uyu musaza ndetse n'umuryango we. Ntibyarangiriye aho gusa, ahubwo n'ubuyobozi bw'akarere bwaje kongera 30,000 nk'impozamarira yo kuba Jitumunda yarakorewe agashinyaguro kari ku rwego rwo hejuru. Nubwo uyu musaza amaherezo yabonye amafaranga ya mushiki we, ariko ya shusho y'umufuka wari uteretse hasi muri banki iracyagaruka mu ntekerezo zitarize gusa, ahubwo n'iz'isi muri rusange. Ibi ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko ku isi akiri ibihugu bifite inzego za leta zidatega amatwi abaturage babo, ahubwo usanga umuturage yumva ari uko ageze habi cyangwa yamaze gutakaza ibintu byose. Nakoze kubana natwe, kandi subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Mwifurije umugisha uturuka ku Mana ihoraho.